burya hari ubundi buzima buri muri Bibiliya bwari buhishwe utaruzi. Niba ushaka kubumenya, bana natwe muri iki kiganiro. Shalom, shalom, bahaye ikaze mu kiganiro ubundi buzima tutari tuzi. Ngewe rero tugiye kubana nk'uko mumaze kubimenyera, ndi Wisdom. Ndagarutse rero none kuri cya gitabo nkunda kivamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nta kindi, icyo gitabo rero ni Bibiliya. Burya rero twaje gusanga harimo ubuzima tutari tuzi. Rero ntujye kure, ni muri iki kiganiro. Ufite ibigutera byaguhagaritse umutima bituma udasinzira ukarara amajoro. Burya rero hari umuntu wabigutsindira. Uyu munsi ntibyongere kugira ijambo kuri wowe. Wambaza ngo uwo ninde? Nanjye nakubwira ngo ngwino tujye muri Zaburi igice cya 7. Duhera hano ku murongo wa 2. Rero iki gice, aka gace tuba turimo tuvuga ubuzima buhishwe bwacu buri muri Bibiliya tutari tuzi. Rero kugira ngo ubuzima tubumenye, si uko dusoma ijambo, ahubwo nuko turisengeramo. Rero iyo turi kumva aka gace, turi kuvuga agace, tuba turimo turasenga, tuba turimo turinginga Imana. Nkunda kubwira abantu ni byiza ko twinjira muri aka gace turiteguye gusenga kugira ngo twakire ubuzima bwacu bwari buhishwe tutari tuzi, kandi tubikore twizeye. Twagiye rero ku murongo wa 2. Uwiteka Mana yanjye, ni wowe mpungiraho, ntabara nkiza abangenza. Urya muntu ye gushishimura umutima wanjye nk'intare, awushwatagura ari ntawuntabara. Tubabwiye Imana ngo dutabare. Tubabwiye Imana ngo dutabare muri ibyo bintu byatugeragezaga. Mwene data, ndakwinginga, senga. Aha ni ugusenga. Tabaza Imana ngo igutabare, igukize ibyo byendaga kugukoza isoni, ibyo bituma umutima wawe ushenguka, ibigukize, ibigukurireho. Ndasenga nawe nisenge, ndasenga nisengera nawe ngusengera. Nuko rero ba maso kugira ngo tubashe kwakira umugisha wacu uri muri iki gice cya 7 tutari tuzi. Twagiye ku murongo wa 4. Uwiteka Mana yanjye, niba naragenjeje ntya, niba amaboko yanjye ariho ubugoryi, niba narituye inabi uwo twabanaga amahoro, ahubwo nakijije uwanteraga ampoye ubusa. Umwanzi agenza umutima wanjye awugeraho, akandagirira ubugingo bwanjye hasi, ashyira ubwiza bwanjye mu mukungugu. Mwana dufashe. Ahari arimo yamatakira Imana, arimo ayibwiza ukuri, avuga ko yagerageje kugirira neza abandi, ariko noneho we akabona ibibi gusa. Arimo araregera Imana, arimo arabwira Imana nta wundi muntu ukwiye kuregera. Si inshuti, si mama, si papa, si umugabo, si umugore, si umwana, ahubwo ni Imana dukwiye kubwira, kuko ari yonyine ifite igisubizo cy'ibibazo byacu. Muri aka kanya turimo turayibwira ngo ibyo byose byaratugenje, twagerageje kugenda neza, twagerageje gukora icyiza, ariko twe twiturwa inabi, ariko twe tubaho ubuzima bugoye. Mana, ni wowe wadutabara. Mana, ni wowe wadukiza, ni wowe wadukura mu buzima bugoye, ni wowe wadukura mu buzima bupfuye, ni wowe wadukura mu buzima budafite ishusho, ubuzima budafite intego. Mana, ni wowe wabudukuramo. Mwene data, ndakwinginga senga. Mwene data, ndakwinginga senga. Uyu mugisha urawukeneye, uyu mugisha ndawukeneye, kandi kugira ngo tuwubone ni uko umfasha tukawutwikurura. Kumfasha tukawutwikura nta kundi, ni uko uza kubisengera ubyizereye, nibwo uri buze kwakira umugisha wawe wari utwikiriwe uri muri iki gice utaruzi. Twakomeje n'umurongo waho 7. Uwiteka haguruka, umujinya wawe wihagare. Reka dusubiremo. Uwiteka haguruka, umujinya wawe wihagarikire kurwanya gushega kw'abantera, kandi unkangukire washyizeho urubanza. Nuko iteraniro ry'amahanga rikugote, nawe usubize
usubire hejuru yaryo. Uwiteka aracira amahanga urubanza. Uwiteka uncire urubanza rukwiriye gukiranuka kwanjye n'ukuri kundimo. Imana yo mu ijuru itugirire neza, iducire urubanza irebeye mu maraso ya Yesu Kristo, iducire urubanza igire imbabazi zayo, idutabare ngo ububi bw'abanyabyaha bushire, nawe ukomeze abakiranutsi. Imana mu ijuru idufashe. Ni ukuri iri sengesho rirakomeye, ngo ububi bw'abanyabyaha bushire mu buzima bwanjye, bushire mu buzima bwa mwene data uri kunyumva, bushire mu buzima bw'umuryango wanjye, bushire mu izina rya Yesu. Ngo kuko Imana ikiranuka igerageza imitima n'impyiko by'abantu. Imana mu ijuru idufashe. Ingabo inkingira ifitwe n'Imana, ikiza abafite imitima itunganye. Mana ni wowe ufite ingabo idukingira, nuko rero turakwinginze uturinde, udukingire imigambi y'umwanzi Satani, udukingire ibitero bya Satani, udukingire ibitero by'abarozi, by'abapfumu, udukingire ibitero byose biturwanya mu izina rya Yesu. Imana ni umucamanza utabera, ni Imana igira umujinya iminsi yose. Umuntu natihana izatyaza inkota yayo, umuheto wayo imaze kuwufora irawutunganije, kandi imwiteguriye ibyica. Imyambi yayo iyikongejeho umuriro. Umunyabyaha aramukwa ibibi bitagira umumaro. Inda yasamye n'igomwa abyara ibinyoma. Yarimye ubushya, acukura burebure, agwa mu ruhavu yacukuye. Igomwa rye ni we rizagaruka ku mutwe, urugomo rwe ruzagwa mu gitwariro cye. 18. Nzashima Uwiteka nk'uko bikwiriye gukiranuka kwe, nzaririmba ishimwe ry'izina ry'Uwiteka usumba byose. Amen. Rero turashimira ko tuzaririmba ishimwe Imana, ko wizere ko iguhaye ubutsinzi hejuru y'ibyo byaturwanyaga, hejuru y'ibyo byadushyiraga hasi. Imana rero turashoje tuvuga ngo tuzashima Uwiteka ibikwiriye gukiranuka kwe, tumushimire ibyo yakoze, dushimire ko ari we usumba ibintu byose, ari we usumba ibyo bibazo n'intambara twacagamo. Imana ibampere umugisha.